ndabibashije. Amanuruje bose. Hello? Oui. Ariko sha abagore amayoga hari na kimwe ubona kinyanditse ku gahanga. Okay, reka twikomereze. Ubwo turi buhurire hahandi tunoze gahunda y'iyo mari. Utiki? Ibeshye surure.
kandi hari n'indi produit nashakaga kugupropose ibeshye sure sawa rero okay fine Wazajureka koko tukatembera neza. Utanza kujya ku Gisenyi. Gisenyi? Ariko nutsinda. Papa nukuri ngiye kwiga nzajya nkora tete noneho ndasasa na ngoroba. Kandi nzakujyana mu ndege. Merci papa, merci. Rero Rwanda. Sawa. Shukrani waenda unaheza kama. Ibirayi byakonje ariko. Boss, bon appétit. Gusa byaryoshye cyane. Aki mukira ryoshye rero. Mayobwe n'igisha. Soma ryoshye. Ako nabonye sinyirya. Ntabwo ariyo. Nokubera nuko akumva kuntu ihumara ntabwo nige sinyirya. Rero n'umumuro gusa. Ukomeza kuduhagara hejuru. Nose boss. Urumva Ndumva iki? munsigire. Ngaho ngenda turaza kugusigira. Amatwi yo bireba arasetsa cyane. Mwana ukubucura amatwi. Bon appétit. Kandi byaryoshye na. Nakoze guteka. Jumbo. Yes, boss. Try to tell. Uri tayari? Tayari. Amforme? Tayari kabisa. Okay. Nkurikije amatsiko ariko. Ndakubwira. Nkomeza bityo rero. Okay. Hari gahunda nyinshi nshaka ko twinjiranamo. Arumva. Ibyo ndi tayari. Uri tayari? Sasa ndashaka kwagura imari yanjye, ariko noneho nkoresha abana b'abakobwa. Abakobwa. Guteza Icyo tumva ni iki? ubwo se ni ukuvuga ngo urashaka gutangiza netiwake yo gucuruza abakobwa bano bigurisha Ukabikoshyiraho nka netu. Kivuga buri. Noneho ukajya ucuruza abandi bakobwa basanzwe bigurisha. Mbo. Paniyo. Aho ndabizi wa mbere umukiriya wiwe. mbwira abana Arumva?
ndashaka kwagura imari yanjye. Hari umwarabu w'inshuti yanjye duhanahana iriya mari unyoherereza. Yambwiye ko ngiye mubonera abana b'abakobwa bakiri bato. Nabamwoherereza akabaha akazi. wowe nk'umucuruzi w'umutwe inyungu yawe ariye? Mbo inyungu irahari ariko igihe tuyiziranyeho nabo nakureba cyane. Ahubwo mbere icyo usabwa wowe ni nko kumbera umudandaza wawe. Jye noneho nkakurangurira inifiye 2 miliyoni. Oya. Miliyoni ebyiri? 2 miliyoni. We ibi bintu ko nvanamo kashi se? Kashi irimo. Reka mwereke. Okay, donc ubwo ni ukuvuga ngo mbere yo kubarangura ngomba kwanza kubarangura. Yeah, of course. uvuze gusohoka aho buranyibutse. Uracyakunda gusohokera muri boîte? ubundi se kuki mbaje papa? Musubiza. Uracyakunda gusohokera muri boîte? Asi papa, ntabwo uzi ko mfite imyaka 18 koko. Ubu ngubu nshobora gusohokana n'abandi bana tukidagadura, mbese tugakora ibyo dushaka, dupfa kwitwara neza, sibyo papa? Ikibazo si imyitwarire Sara. Ntabwo mpangayikiye imyitwarire yawe. Ikiba kimpangayikishije ni umutekano wawe. Icyo ngusaba ni ukujya buri gihe umenyesha mbere y'uko ugenda. Urumva? Papa menya nunaburana amafaranga yo muri telefone, ujye umbwira mwohereze SMS mbere y'uko ugira aho ujya hose. papa, nizere ko utankekera ubusa rwose. Ntabwo ari ukugukekera ubusa. Uranyumva? Papa, wajya unyizera nk'uko mama nyizera koko. Ahita mbura ubushya nta no kumbaza ibintu byinshi. Ako papa, wowe ntabwo ujya unyizera, umenya hari unyekera ubusa. Ntarahantu hamwe na nakuza kugeza Naho ariko se kubera icyo umbwira ngo ntakibaranganya ngo ariko niko ntabwo uzi kuri iyi si ukuntu bisigaye bimeze hanze aha. Ujye wibuka kunyohereza SMS menya aho ugiye. SMS? Papa, nta kibazo, niba ushaka ko nzajya naguhamagara rwose nzajya nguhamagara. Okay. Ni business kwa hatari. Ni business ya kunguka. Kashi irimo. Mbwira rero ubwo urashaka kuzanira bangahe kuri televiziyo ya mbere? Oya, ntabwo ako kanya. 5 batanu nako kanya. Batanu ntibyarangira. Denku. Yo nako kanya. Ndavuga mu cyo wakabyara. Ndavuga ngo batanu nako kanya. 5 égale 10 millions. 10. Ça fait 10 millions. Affaire yakiyemo. Ouais. Atware. Ouais, zarazaza ndetse. Karazaza. Love me,
sasa igikurikiyeho ni ukujya ku kazi muranyumva Yes, boss. akazi kacu kagira amabwiriza muranyumva Yes, boss. ibwiriza rya mbere kirazira kikazirizwa ndetse tukabihanira twihanukiriye kumena ibanga ry'akazi utinya kumena amaraso byari ngombwa no kugira impuhwe ntawabigutumye banyuma Yes, boss. shyira mu myitozo Hakim, ndakumva ushaka ko navugiga murakirangije waramurangije yewe nagishishijeho shyiraho waramurangije narakirangije kera nagishishijeho ikintu kigiye gukurikiraho kigiye kukujyana kwa bosi kwa bosi naha ni ahangaha si umwumva se ni umuntu ukomeye ni umuntu ukomeye niho gahunda zose zakomereza hano ahangaha ureba iki gipangu ni iki kabisa ndakuzi ibintu bya ni ukuri reka nicyo tugomba gukora gusa ariko kugira ngo dukorane neza byibura mpa n'ako kabizi kugira ngo hari icyo naguhaye ako gasomyo kaba ingenzi kugira ngo akazi kagende neza ariko kagufasha ni ukuri pe urakoze cyane Shaka agatabi konyine nkitumurira ndumva meze nabi ingira vuba umeze neza se cyakora biragaragara wakompresa utuntu ku gutwi amaherena umupira
umudamu wanjye uramuzi se? oya ntabwo nari muzi. Yitwa Miriam n'uyu nguyu. Ariko sha sinari nzi ko usohokera ahangaha. Ubu nagukekeraga mu rugo. nari naje gufata agafanta nasanze nanamuherekeje. Muzi ko washize atubwiye. Hari ukuntu nihutaga nyine twanyuranye. Gukorera hamwe kwawe nawe byatumye mutsura umubano. Umwana ku buryo wabona asohokanye na mugenzi we bakorana ukafite ikibazo. Uretse ko nta n'igihari kinini cyane. Ndabeshya. Ntabwo byantera ikibazo na gitoya. Reka ngira ibyo nkemura hariya hirya hato ntagera n'icyo nangiza ahangaha. Sibyo sha? Sawa rero. Sawa sha. Sheri ko umuntu ufite isoni. Oya nta soni mfite ahubwo n'ibyishimo. Ni ukuri ntabwo nkubeshya. Nabyizeye ko ari wowe. Hari ababeshya. Urandeba se undeba iki? Ndakureba ureba. Amagambo abwira ngo kinyangaza sinyaza. Hirwa mbwira ngo mutoni wanjye karabo kanjye reka sinamubwira. Sandra. Karamba manzi. Reka nkwitere karabo kiroza. Biragusekeje? Manu we. Umva. Abandi. Ndakumva. Umva. Natemo ubuto n'umutuzo. Ushobora kugira amagambo meza cyane. Ibyo gusa se? Ni ukuri uri umutoni wanjye. Manzi. Hapo mbona usiye witaye kutukome cyane kunyitaye mbona narabaye ikira. Cyakora ndabyibuka. Ni ubyibuka. Nakwitaga karabo kanjye. Utareshyira ku zuba ngo wume Miriam. Nanjye ntumirwe. Ubwo se kumbwira gutyo urabiterwa n'iki? Nyumva nkubwira ukuri kundimo. Sibyo? Maze tuzibanire udatana rwose. Sibyo se? Umuntu ntacyo bibwiye Sandra. Byanshimishije ariko uranyumva uba hari akarabo kameze ihwa. Ariko kamara ni icyo wantumiriye nukunsohokana usohoka agahinda gusa. Ndihwa cyakora wihaye igisebo koko ngo ndihwa. Umva Miriam, madamu, ntumva iki? ihwa ribi ni iryo ku mutima, iryo mu kirenge ryo rirahandurika. Icyo nicyo waje kumbwira hano? Manzi. Ndakumva sheri. Ndi kumwe nawe numva ntuye kandi ntuje. Nibyo. Ese kuki tutaturana ubudatane? Nkuko manza gukingurira. Harya Kamara ngo ibyo biterwa nuko ntabyara. Si ugusanze ari utabyara. Njyewe Kamari uzaperereze. Uranyumva? Ntumva iki se? Ingumba mbi ni y'amatwi. Ibyo wivugiye ni ibyawe. Kamara mva Icyo umbwira ni iki? Aha ngaha hazana ababyara. Urumva? Hakira se twara n'ibyawe. Yes.